Ndagushimiye wowe nkurikiye kuri Amafamily nguhaye ikaze kandi nkwifurije ibyiza byose bitangwa n'Umuremyi harimo no kurama ukaramira kubona ibyiza. Wowe nkurikiye ndahamya neza ko ushobora kuba uzi gahunda y'iminsi 1000 ya mbere y'umwana, ariko biranashoboka nuko ushobora no kuba utazi kuyibara cyangwa se uko bayibara. Ukibaza ngo mbese kuki bavuga iriya minsi 1000 bayihera hehe, bayibara gute? Niba ubizi kudo shapo, ariko niba utanabizi reka mbigusobanurire neza. Ubundi mu buryo bworoshye dore uko babibara, twihuse tutagiye mu bindi. Iyi minsi bayibara uhereye igihe umugore yasamye kugeza wa mwana wavutse muri yanda yujuje imyaka 2. Naho ngaho nuko nguko babara iyo minsi 1000. Ni ukuvuga ngo umugore utwite wese akwiye kubyarira amezi 9 iyo nta bibazo bindi byabayemo. Bivuga ngo rero ari amezi 9 iyo yashyize mu minsi biba iminsi 270. Nuza kubibara neza ufashe agapapuro urahita ubibona. Ni iminsi 270 iyo gutwita, noneho ukongeraho wa mwana wavutse muri yanda noneho agize imyaka 2. Umwaka umwe tubara ko ufite iminsi 365. Iyo uyikubye kabiri uhita ubona iminsi ingana na 730. Iminsi 730 rero umwana amaze ku isi, ni ukuvuga ngo uhereye avutse kugeza ku myaka 2, iyo uteranyijeho ya minsi 270 umwana yamaze mu nda uhita ubona iminsi ingana n'1000. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kubara iminsi 1000. Imibare nari nkubwiye ya mbere ni uburyo bworoshye umuntu ashobora kwihuta agahita abara atagiye mu bindi, ariko abahanga dore uko babigenza, dore uko babara iyi minsi 1000. Ahera nyine kuri ya minsi yo gutwita umwana y'amezi 9, ni ukuvuga iminsi 270, akongeraho iminsi 181 ivuye hehe? Ni iminsi uhereye umunsi umwana yavutse ukagera yujuje amezi 6, ni iminsi 181. Iyo umwana avuye ku mezi 6 akagera ku mezi 9 burya bamaze iminsi 92, nayo ukayongeraho. Iyo amaze kuva ku mezi 9 kugera ku mezi 12 nanone umwana bamaze indi minsi 92. Noneho umwana amaze umwaka, ni ukuvuga kuva ku mezi 12 kugeza ku mezi 28 aba amaze iminsi 365. Iyo minsi yose iyo uyiteranije iba iminsi 1000. Impamvu abahanga babara iyi minsi bayidetaye gutya nuko ari ibihe bitandukanye umwana anyuramo. Mu biganiro bitandukanye narabibabwiye, aho naberekaga ubuzima bw'umugore utwite n'uwonsa, uburyo bakwiye kwiyitaho kugira ngo abana babo bari mu nda bamererwe neza. Bivuga ngo rero iriya minsi 270 igihe cyo gutwita no kuvuka ni ibihe by'ingenzi bibanziriza ubuzima bw'umwana mbere y'uko aza ku isi. Amaze kuvuka rero akagira amezi 6, ni igihe wa mwana cyihariye cyo konka gusa adafata ifashabere. Niyo mpamvu ari igihe gikomeye baba bakibaza ukwacyo. Afite amezi 6 kugera ku 9 nayo ni igihe bashyira ukwacyo, kuko ni igihe umuntu aba ari gutangira gutoza no kwigisha umwana kurya, gufata ifashabere. Abakiri mu gutozwa gufata ifashabere. Noneho agize amezi 6 kugera ku mwaka, noneho aba yatangiye kuva kuri bya bintu binombye, batangiye kumwigisha kwirisha, batangiye kumuha ibiryo bitanombye,
natangiye kumuganiriza cyane, mbese bigaragara ko ari ikindi gihe yinjiyemo. Noneho guhera ku mwaka kugeza ku myaka 2 naho umwana yigira ibintu byinshi cyane, nayo mpamvu ari igihe nacyo ubona kiri ukwacyo. Ibyo bihe byose wabiteranya bikaba iminsi 1000. Ndagushimiye rero, ndizera ntashidikanya ko wowe unkurikiye kuri Rama Family utazongera kunanirwa kubara iminsi 1000 ngo ugende uyibara en detail nk'uko nabikweretse, bwaba bwa buryo bworoshye nabanjirijeho, bwaba n'ubu bw'abahanga bw'abapediatre n'abanutritioniste uko babibara. Ubwo rero ndizera ntashidikanya ko wabyumvise neza kandi wiyunguye ubumenyi. Nubona ibi nawe bikubereye bishya cyangwa se ukabona hari icyo wungutse, ntushidikanye iki kiganiro ucyoherereze n'abandi. Ndagushimiye.